nari mfite igitekerezo. Urabona Miss Rwanda bayikuyeho yarumbiye u Rwanda, mwareze tukabishishikariza abantu bose bagata ntiwojya Rwanda, ko abo bantu rwose bakomeje kubura akazi, kuko uramutse uri mubi ntiwajya ishuri rikakunanira iwanyu mutaravukanye amafaranga, urinda upfa ukennye. Kandi muramutse mubitoye hari abantu rwose bicaye ahangaha bashaka amafaranga, umva abantu dushaka kurya amafaranga, mugende mureke tubishishikarize dushyireho ntiwojya Rwanda, ubundi abana b'ibana babona amafaranga, kuko bari abakobwa bakinaga bajyaga muri Miss Rwanda, ubundi abari beza mu busanzwe ubwiza bwabo bwabahereza akazi, batuma bamamaza bagakora n'ibindi bintu byose. Rero mureke dushishikarize ko hajyaho ntiwojya Rwanda. Bityo rero ejo tariki 23 z'ukwa 4 2025 AM Yan and Focus TV yabateguriye ikiganiro cy'aba Miss Rwanda kuva bagitangira kugeza ejo bundi kuwasoje ariwe Muheto. Don't forget to subscribe, like, share na comment, mugende mu supporting, mu bibwire bagenzi banyu, mukora ibishoboka byose, umva mugende mukore sub nyine mwihuta bya danje. Naho ubundi icyo gitekerezo cyane ntiwojya Rwanda tugishishikarize n'abantu bose, ubundi abana bibona amafaranga.